Aô. Zambrajas. Reka mushimire mwese mwakoze subscribe ku Musongozi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe. N'Umusongozi ndabakunda cyane, ngira ngo murabizi ibyo byo n'ibisanzwe. Nizere kutajya ukora aya makosa abiri ubonye iyi video igitangira: ikosa ryo kugenda uri kuri telefone utwaye ikinyabiziga no kwambara sentire imodoka iri kugenda. Nizere ko ibyo bintu utajya ubikora. Niba uri umushoferi, uyu munsi ndaza kubabwira n'amakosa aranga abashoferi bakiri bashyashya mu muhanda, abo twita ba newcomer road. Abashoferi bakiri bashya hari amakosa bagenda bakora n'uburyo babeshyamo abantu nyine iyo bari mu muhanda biba bitandukanye n'iby'aba pro. Utwo tuntu natwo ndaza kugenda ntugarukaho, ariko ndagira ngo mbanze mbifurize ibihe byiza cyane. Si been long time ntabageraho ngo mbabwire ukuntu ibintu biba bimeze, ngo mbaha updates. Ariko uyu munsi ndagira ngo dukorane kano ga trip kugira ngo murambona ko ndi mu muhanda ubu ngubu ndi kwerekeza ku kibuga aho bibera. Ndi kumwe na manager wanjye Mr Oliver, niwe muntu bundi ujya ubimfashamo iyo ntabonetse fresh. Ni nawe muntu ukunda kuba hari cyane mu kizami. Buriya ni umuntu ukomeye cyane muri exam, ikibazo cyose wagira ukamwegera yagufasha kugikemura kabisa. Ni umugabo w'inyangamugayo cyane. Aha twari tugeze ni kuri polisi rero, ngira ngo abantu muza akarere ka Bugesera hano murahazi. Twari turimo turamanuka twerekeza mu kibuga, ndagira ngo mbamanukane mbageze mu kibuga uyu munsi mbereke amwe mu makosa abanyeshuri bajya bakora kuri demarrage. Abantu mwese mwananiwe isomo rya demarrage, abantu mwese muzi ko mufite dute ku masomo agiye atandukanye ku binyabiziga, munyegere kandi mu dropping comment zanyu tuganire, tube in touch. Buri muntu wese mukemurira ikibazo afite. Mu minsi ishize nakoraga gahunda yo gucishamo amaso nkagenda ngaruka kuri comment zimwe na zimwe, ariko abantu benshi cyane bagiye bambaza ku kintu kijyanye na T-cross. T-cross nagiye mu muhanda mbakorera isomo ryayo ukuntu ibiteye mu muhanda, narya uploadinze ejo hashize. Ubwo urasabwa nawe kugenda ukareba video zose nagiye nkora, amasomo yose narayakoze, ahubwo ikintu kiriho ubu no kubaha update kuri buri somo ryose. Kana akarere ka Bugesera ngira ngo murahabona imihanda ya Bugesera banyisakoza uruhara kabisa. Inguni zose z'akarere ka Bugesera mbazigeramo. Nigiye umuntu ushobora kubaza ikintu cyose ushaka muri aka karere nkakikugezaho. Ubundi twebwe batwita aba Mission Town. Je nitwa Mission Town, niryo zina ryiza ubundi wanyita. Kuvuga Umusongozi biramutse bikugoye wanyita Mission Town. Niwe jewe kabisa, the one now nuri Umusongozi. Ahangaha ni ku kibuga twari tugeze rero. Abantu mutaza akarere ka Bugesera cyangwa se mutaragera kuri site ya Bugesera, uyu muhanda murebe uri ibumoso hano mubona hari amamoto, aha niho dukatira. Noneho akandi kantu ka danje nabakoreye, ahantu hari akantu k'irembo hakurya y'umuhanda muri kuhabona, hirya bari abamotari hari umuryango wanditseho irembo, ngira ngo muri kuwubona. Uriya muryango niwo ntangiramo serivisi z'irembo. Ba bantu mwaje mu gitondo mwibagiwe guprinting ama provisoire yanyu, hari umuntu uza mu kizamisha mu gitondo agahura na stress, ugasanga umunyeshuri yibagiwe nk'indangamuntu cyangwa se yibagiwe provisoire. Ibyo bibazo biraba cyane. Urumva rero uba ugomba kuvugana nanjye mbere y'uko ujya mu kizami, nkagufasha kwitegura ku buryo ngufasha gutegura ikizamu, ugakora ikizamu utuje mu mutwe kabisa. Bura gutsinda ikizami cy'imodoka ntabwo bisaba kubuza imodoka, ahubwo bisaba kuba utuje. Abantu benshi bafata time yo kubagira inama, bamwe ugasanga babigize ishaza ngo ndarondogora, ariko I don't care at all. I don't give a fuck. Wowe niba utarakunze ball zanjye uba ugomba kwikomereza. Ubu nibwo mba ninjiye mu kibuga, urabona ko abajene bose baba bari kuntera peace. Bamaseska bavuga ati Umusongozi aje guhindura ibyaze guhinduka. Wallahi hari abantu baba bicaye hano mu matete bavuga ati nta wundi muntu hano uretse gutegereza Umusongozi. Ibintu byanze kumvikana akaza akabisobanura bikumvikana. Aha ni ku isomo rya demarrage rero, ngira ngo murabona ya majipe yose abica bigacika muri karere ka Bugesera mba nayazanye. Ya majipe bayita ndi umunyarwanda nayo. Bimeze bite sana kuri demarrage? Bodaboda zaraciwe, nta muntu ukizana ibintu by'amafiyeri yani. Amakabutura barayaciye. Noneho reka mbabwire akantu gato. Iri tangazo ry'ikabutura ntabwo rireba abarimu gusa bakorera hano, rireba n'abanyeshuri. Reka nigirire inama abanyeshuri bajya bangana kabisa. Utazakora ikosa ryo kuza mu kizami wambaye agakabutura. Biriya bintu bigaragara nabi cyane. Director afanda kijya kugukoresha ikizami arabanza akagusoma mu mutwe. Buriya no kugira ngo afanda gukoresha ikizami nyine hari n'ibizama gukoresha muri mu muhanda ariko ari gutestinga ingano y'ubwonko bwawe. Ikabutura rero ntabwo ari ikintu gisa neza cyo kuzana uje mu kizami. Njya mbona abantu baza baregeje kabisa ku bukabutura bugira hariya ahantu n'iki. Ntabwo ibyo bintu bari sawa. Ugomba kuza wambaye nyine nk'umuntu uje mu kizami. Nahuye na Rine sana aje mu kizami bwa mbere, nababwiye style yari yambaye. Abantu barebye video nakoze mu mwaka watambutse barabyumvise
nabyumvishe nabagira inama nyinshi cyane mbereka n'ingero zifatika z'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo niba uje mu kizami rero menya ibintu ujemo ko nta mitete irimo. Ibintu byo kwiyambika nk'umumodo, ibintu byo kwiyambika nyine utuntu turi aho ngaho, nta muntu n'umwe hari uba ufite emotion na nkeya. Ugomba kuza abantu umeze nk'uwambariye urugamba kabisa, nta kuregeza hariya kuba gwari, yambara agakweto kakwegereye ku buryo uri buze gukandagira muri yaje ukayumva. Ibintu byo kuregeza kabisa ubu bigabanyijemo gake gake nibyo byiza. Akandi kantu ngiye kubwira abantu mwese mwabonye perime muri uyu mwaka, abantu mudakunda irondogora ryanjye mujye mwihangana kuko nicyo kintu nakoreye kano ka YouTube channel no kugira ngo nginza mbakubite mic mbabwire ukuntu mugomba kuba mwitwara mu kizami ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigomba kubafasha. Kandi ibintu byose mbaha birimo inama za nyazo. Ndashaka kugira inama n'abantu babonye perime muri uyu mwaka. Umuntu wese ugitangira gutwara hari utunyoma nyine abafite ku buryo ashobora kukubeshya n'akantu yicaye mu nzi wabo kabisa, ukamubaza nk'akantu ukamuhamagara wenda nko kuri telefone n'urugero, ukamuhamagara akanga kukwitaba, ukajya kubona ukabona kwandikiye message ngo nyandikira ndatwaye. Uri kumva ukantu nikajya kabaho. Byashoboka ko nawe waba warabibeshye umuntu cyangwa umuntu yarabikubeshye. Iyo message urebe neza muri dashboard y'ama message yawe, urebe muri conversation wagiranye n'abantu nshuti bawe, urebe umushuti wawe waba warakubeshye ngo nyandikira ndatwaye. Umushuti wawe azaba giharaye imodoka nibwo azaba gitangira gutwara ku modoka kabisa. Umuntu cyandika iyo message akakwandikira ngo nyandikira ndatwaye, nyine ibyo bintu nta bwenge burimo. Ni ikinyoma kitarimo ubwenge na buke, kuko ku muntu wese uzi umuhanda ukuntu ukora, uzi n'ukuntu gutwara biba bimeze, nta muntu n'umwe uba ufite umwanya wo kuba yareba muri telefone ngo yandike message. Umuntu wabuze umwanya wo kwitaba telefone yawe ntabwo yabona umwanya wo kwandika SMS. Nese ubwo niba utabashije kureba imbere uri kuri telefone byibura ngo tuvuge ngo witabishije akaboko kamwe akandi kari kuyobora imodoka, bwira ukuntu noneho ukuye amaso imbere ukareba muri tableau ya telefone ukandika message ukayoherereza umuntu, ukaba uri buze kubona n'uburyo bwo gusoma message ari bukoherereze kandi utwaye ikinyabiziga. Icyo kinyoma ntabwo gisobanutse pe. Ibyo bintu nimuzongere kubibeshya. Nta muntu wandika message atwaye. Message ntabwo ariyo yihuse ku muntu utwaye. Ikihuse ahubwo no kuba wakwitaba telefone ukaba wanayishyira loudspeaker ukayirambika ku bibero ukayitaba ureba imbere. Ariko mu bintu uzakoresha ushaka gukwepa umuntu ntuzamubwire ngo nyandikira ndatwaye. Aho hantu nta bwenge burimo. Dusirimukemo gake rizareze. Twagarutse ku musozi wa demarrage ngiye kukubwira ibintu bibiri hano ugomba kwitondera. Ubundi kugira ngo utsindwe na demarrage uba watsinzwe ibintu bibiri. Hari ugutsindwa guhagarara mu bipimo, ubwo ni ukuvanga ikintu kibaho, ushobora guhagarara utaragera mu bipimo cyangwa se ugahagarara wabirenze. Ubundi gutsindwa demarrage ni icyo kintu nyine kiba cyabayeho, kutabasha guhagarara mu bipimo byagenwe ugomba guhagararamo, ukaba wahagarara warenze ibipimo cyangwa se ugahagarara utarabigeramo. Icyo gihe rero ibintu biba bigaragarira amaso. Iyo watsinzwe nawe ubibona uba ugomba kugenda utaruhije inkiko kabisa. Ibyo bintu byiza cyane. Ikintu uba ugomba gukora ni iki ngiki rero, kugira ngo uhagarare mu bipimo byawe bya nyabyo ugomba gukora iki? Ugomba gutega amatwi mwarimu neza mu gihe uri kwihugura kandi ukizera ibintu mwarimu akubwira. Hari abanyeshuri biga bameze nk'abari guhangana. Niba wize ako kantu ikubita agashyi, ndaje nkubwira kandi kantu.